Ese hari igihe ujya ubyuka mu gitondo ugasanga watutubikanye uburiri bwawe bwatose, wabize ibyuya mu ijoro, muri make usa naho babumennyemo amazi? Burya hari impamvu zitandukanye zibitera, ari nazo tugiye kuvugaho muri kino kiganiro, impamvu zigera ku 8 zitera ibibazo byo gututubikana kubira ibyuya mu ijoro mu gihe uryamye. Zimwe zishobora kugaragaza uburwayi bukomeye cyangwa se zikaza zihisha inyuma y'uburwayi bukomeye ushobora kuba ufite, umubiri wawe bukaba uri kuguha ikimenyetso mburira cyangwa se mpuruza ko ukwiye kuwuvuza cyangwa se kwikurikirana ukamenya impamvu yabyo. Tudatinze rero, reka dutangire kino kiganiro kugira ngo kitaba kirekire cyane, kubera ko ni impamvu nyinshi, ariko muri zo twahisemo impamvu 8 zituma ututubikana mu ijoro ukabira ibyuya, wabyuka mu gitondo ugasanga uburiri bwawe bwuzuranye amazi, cyangwa se imyenda y'ijoro wari wambaye ugasanga yatose yagufashe ku mubiri. Impamvu ya mbere ishobora gutuma ututubikana mu ijoro ni impamvu itishe inyuma y'uburwayi, ikunda kugaragara ku bagore bageze mu gihe cya menopause cyangwa se bageze igihe cyo gucura cyangwa se bagiye kwinjira muri icyo gihe. Iyo ni impamvu ishobora kuza itewe no kuba hari imisemburo imwe n'imwe yagiye igabanuka mu mubiri wabo, bagatangira kugira ibibazo by'ubushyuhe bukabije cyangwa se gututubikana mu ijoro mu gihe baryamye. Ibi bikunda kuza ku bagore barengeje imyaka 50 cyangwa se bari hejuru y'imyaka 45. Ariko hari ibindi bimenyetso bya menopause bagenda bagaragaza, ushobora gushaka muri kino ushobora gushaka kuri icano twabikozeho ikiganiro kirambuye. Indi mpamvu rero burya ku bagore itari n'uburwayi ni mu gihe batwite cyangwa se mu gihe bamaze igihe gito babyaye. Nabwo ushobora kugira ibibazo byo gututubikana cyane nko mu ijoro mu gihe baryamye. Ahanini bigaterwa n'imisemburo y'ingenzi, harimo nk'umusemburo witwa estrogen n'uwitwa progesterone. Ibi nabwo ntabwo ari uburwayi ndetse nta n'icyo wabikoraho. Nanone ku bagore cyangwa se no ku bagabo nanone hari ibibazo by'imvubura yitwa thyroid. Ibi byo bishobora kuza ari uburwayi bigaragaza ko thyroid yawe idakora neza. Thyroid iboneka mu ijosi, burya n'umuntu urwaye umwingo iramvubura iba yarabyimbye. Muri make hari ubona umwingo uherereye naho iyo mvubura ibiri. Ariko uyu muntu we abira ibyuya haba mu ijoro ndetse no ku manywa, usanga igihe cyose atutubikana, akaba igihe usanga yarananutse, yaratakaje ijoro cyane, ndetse burya nanone nta peti agira peti ariko ntabyibuhe, akaba ashobora kuba asusumira cyangwa se kubona ari umuntu ususumira, ndetse ugasanga ntabwo yihanganira ubushyuhe. Kino gihe rero bwo iba ari thyroid arwaye. Nanone kuba ufite umusemburo muke wa testosterone ku bagabo nibyo ushobora gutuma ututubikana mu ijoro, ariko ibyo bikagenda biherekejwe n'ibindi bibazo birimo ko umugabo adashobora gushyukwa cyangwa se igitsina cye kidafite umurego, nanone akagira ibibazo byo kuba ahorana umunaniro ukabije. Ibyo byose biri mu mpamvu ya mbere ishobora gutuma umugabo cyangwa se umugore atutubikana mu gihe aryamye, akabyuka mu gitondo umubiri we bwuzuranye amazi. Impamvu ya kabiri rero ishobora gutuma ubira ibyuya mu ijoro ukabyuka mu gitondo watutubikanye ni infection cyangwa se ufite uburwayi bw'ama-infection ari mu mubiri wawe. Burya nk'indwara z'igituntu cyangwa se tuberculose ni kimwe mu bintu bishobora gutuma ututubikana mu ijoro. Ariko igituntu kugira ngo umenye uko kirwaye nuko ushobora kugira inkorora ikarenza ibyumweru 2 ukirwaye, ugatakaza ibiro, ugatakaza ubushake bwo kurya, ukaba ushobora no gukorora ukakorora amaraso. Nanone infection ya HIV cyangwa se indwara ya sida niyo ishobora gutera ibyo bibazo byo kugira umuriro mu ijoro no gututubikana mu gihe wari uryamye. Ibyo bikaza nk'ibimenyetso by'ibyuririzi. Nanone umuntu urwaye indwara yitwa endocarditis ni indwara ya infection ifata ku mutima, cyane cyane bakunda gufata uduce tw'amavalve kandi tuboneka ku mutima, ikaba ishobora guterwa na bagiteri, nayo ishobora gutuma ututubikana mu ijoro. Nabwo nyine na infection ushobora kugira ibibazo byo kugira umuriro, ututubikana mu ijoro mu gihe uryamye, guhorana umunaniro ukabije, hakumvamo amamazi cyangwa se ugatakaza n'ibiro. Muri make izo infection nazo zishobora gutuma umugabo cyangwa se umugore agira ibibazo byo kuba ashobora kututubikana mu ijoro mu gihe aryamye, kandi nyine icyo gihe akeneye kwivuza no kumenya impamvu yabyo. Impamvu ya gatatu ishobora gutuma umugabo atutubikana cyangwa se umugore atutubikana mu ijoro mu gihe aryamye akabyuka mu gitanda cye huzuranyemo amazi ni kanseri, cyane kanseri za lymphoma. Izi ni kanseri zituma umuntu ashobora kuryama mu gitondo akabyuka mu gitondo asa naho yaryamye mu mazi huzuranyemo amazi. Ni kanseri zitandukanye harimo nk'itwa lymphoma, izitwa leukemia ndetse n'izindi. Hano ugira umuriro, wikunda kugira umuriro utamenya impamvu yawo,
ushobora gutakaza ibiro utabishaka cyangwa se ugashaka kubyongera ariko ukomeza gutakaza ukananuka, kandi ukaba ushobora gufite n'ibibyimba bitaryana cyangwa se biryana. Impamvu ya kane ishobora gutuma ututubikana mu ijoro mu gihe uryamye ukabyuka mu gitondo wabize ibyuya byinshi, ni imiti ushobora kuba uri gufata cyangwa se ibindi bintu urimo gukoresha muri iyo minsi, nk'abantu bafata imiti ya antidepressant cyangwa se ya miti iturisha ubwonko, cyane cyane bashobora kugira ibyo bibazo nk'uwitwa fluoxetine, uwitwa sertraline, uwitwa amitriptyline. Nko mu Rwanda dukunda gukoresha uwitwa amitriptyline, ushobora kuwufata mu gitondo wabyuka mu gitondo ugasanga hatutubikanye, aho uryamye hatutubikanye, huzuranyemo amazi. Hanone hari indi miti nk'imiti yo kuboneza urubyaro y'amahoro contraceptive, cyangwa se imiti isimbura imisemburo runaka, n'imiti ya steroide cyangwa se imiti ya diabete ishobora gutuma ututubikana mu ijoro, nabwo ukaba ushobora kugira ibyo bibazo byo kuba ushobora kubyuka mu gitondo ugasanga watutubikanye. Impamvu ya gatanu ishobora gutuma ututubikana mu ijoro ukabyuka mu gitondo umubiri wawe wuzuranye amazi, ni ukuba ufite stress muri iyo minsi cyangwa se udatuje, ufite ibibazo by'indwara zo mu mutwe. Nubwo byumvikana nk'aho bisa naho bigoranye kubyumva, ariko burya abantu bafite stress bashobora kugira ibyo bibazo byo kututubikana mu ijoro bitewe no kuba iyo bafite stress hari umusemburo witwa adrenaline uvubuka cyane ku bwinshi mu mubiri wabo, ndetse n'uwitwa cortisol. Bikaba bishobora gutuma tumwe mu dusabo dukora ibyuya dukora cyane mu gihe uryamye cyangwa se mu gihe usinziriye. Ariko nanone umuntu agaragaza ibindi bibazo byo gutera cyane k'umutima, akaba ashobora guhumeka nabi cyangwa se bikamugora, cyangwa se akaba afite ubwoba bwinshi. Impamvu ya gatandatu ishobora kugaragaza cyangwa se ishobora gutuma ututubikana mu ijoro mu gihe uryamye wabize ibyuya byinshi, n'abantu bagira ibibazo byo kuba hari igihe bagira apnea mu gihe basinziriye, bagahagarika guhumeka mu by'akanya gato nk'amasegonda bakongera bagahumeka. Ni uburwayi buzwi nka obstructive sleep apnea cyangwa se OSA. Bukaba ari uburwayi aho umuntu ashobora kugira akantu gatoya akaba ashobora gucamo akanya k'amasegonda atarimo guhumeka, byahagaze akongera agahumeka, ndetse nyine ibyo byitwa apnea. Kino gihe rero mu gihe atarimo guhumeka, oxygen level cyangwa se umwuka mwiza wa oxygen usa naho ugabanutse mu mubiri we, noneho umubiri we ugahita waactive cyangwa se ugahita uvubura umusemburo wa stress. Ibyo bikaba bishobora gutuma umutima wawe utera cyane, nanone ya stress ikazamura mu gutuma ushobora gututubikana cyangwa se kuzana ibyuya mu mubiri bukaza ari byinshi ugatutubikana. Ibi bikunda kugaragara cyangwa se kuboneka ku bantu cyane bafite umubyibuho ukabije, b'abantu barengereye babyibushye cyane, abantu bagona, ndetse n'abantu nanone bafite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso ukabije cyangwa se uburwayi bwa diabete. Impamvu ya munani ishobora gutuma ututubikana mu ijoro mu gihe uryamye ni indwara ziri neurological cyangwa se ufite uburwayi bufata imyakura yumva cyangwa se imyakura, harimo nk'imyakura itandukanye bishobora guterwa n'uburwayi butandukanye nka diabete yagiye yangiza iyo myakura, abantu bafite uburwayi bwa Parkinson bakunda gufata abageze mu za bukuru, ndetse n'abantu bafite nanone ibibazo nka systemic atrophy cyangwa se bafite ibibazo by'indwara za stroke bageze kwangirika mu bwonko, cyangwa se abantu bangiritse uruti rw'umugongo. Impamvu ya munani ishobora gutuma ututubikana mu ijoro mu gihe uryamye ni impamvu y'uburyo aho waryamye cyangwa se y'uburyo waryamyemo. Niba waryamye muri mu buriri ukitwikira ibiringiti byinshi cyangwa se ibintu bishyiranye cyane, cyangwa se ukaryama mu cyumba kitageramo umwuka mwiza cyangwa se ahantu hashyuhiranye, burya bwo ni ibintu bisanzwe, bashobora gututubikana mu ijoro ukabyuka mu gitondo uburebwe bwuzuranye amazi. Abantu banyweye icyayi cyangwa se ibiryo birimo icyayi kirimo caffeine cyangwa se ibiryo birimo urusenda rwinshi, nabo bashobora kugira ibyo bibazo byo gututubikana mu ijoro mu gihe baryamye. Muri make inshuro nyinshi ugoye kugenzura ukamenya impamvu yabyo, ukabona kwivuza, kuko hari igihe ushobora gututubikana mu ijoro atari uburwayi, ariko akenshi biba ari uburwayi mu gihe waryamye ahantu hakwiye kandi hameze neza, nyine ugatutubikana akenshi biba ari uburwayi. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wabyandika hagenewe kujya comment, tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.